saa 4 za Dar es Salaam ubwo ni mu masaha y'isa 3 za Kigali. Equipe yagaragayemo Emery Bayisenge nkuko mwagiye munabigarukaho we yarari tayari yabonetse mbere y'abandi imyitozo y'i Kigali yarayikoze mbere yuko bahaguruka ari kuitwa Bigirimana Abed yibutse uko rigana mwita bamwita oriya muhungu y'ifizi bamwita Bigirimana Abedi Lokando kuko ndashaka kuzajya nsonora ari kuno bagize imana manu kuvuga uti Lokando no mpira Bigirimana Lokando buri wabona ahantu bita ifizi bariya muri Kongo bagera n'ibintu bita nyine by'amoko nyine bariya n'abana bavuka mu bwoko bw'ababembe babaza umupira mwinshi cyane bavuga ko na ba Diamond ari cyo gice begereye n'abantu bagira tara cyane babazi kuririmba no gukina umupira babaturiye n'inyanja hariya kabisa ku buryo baba barya amafi cyane buri wa Jabedi mu biryo akunda ntiyabura kukubwira agafi n'ubugari. Abedi Lokando uyu musore Lokando rero ariteguye cyane imyitozo ayikoze neza perfect ajya muri dueli ajya mu kirere kwa kunda atinda mu bicu umupira akawutegereza aravuga ati imipira y'imiterekano sibye kwa ku makuru ari Yusudianya agomba kugaragara mu kibuga amahirwe menshi we na Emery Bayisenge ko twagarutse ku kintu kigendanye na taye. Rayon Sport Kigali yabonye uburyo burindwi bw'imipira y'imiterekano ndavuga na makona n'amakufra meza bateraga hakabura umuntu ushobora kudepoza umupira mu izamu witwa Yusudianya ubushize muri sezi ishize atsinze ibitego 4 by'imipira yo mu kirere. Emery yatsinze igitego mu bitego amaze gutsinda muri Rayon n'igishaka kibe kimwe ni igitego cy'umutwe mu kirere. Aba bakinnyi ubashize Abedi tuzi yuko ategerereza mu kirere umupira utitaye ku ndesho ye nawe n'umukinnyi ngo yakoreshejwe muri ubwo buryo cyane ku munsi w'ejo bivuga ngo umutoza atangiye kwitegura buri detail yose yatuma cyura umukino. Ese sibye kuba muri open play twaba beza ariko se ku makude pieza leta ni turi tayari. Ese defense ni ikeneye umuyobozi nka Yusudianya ese Emery Bayisenge kuri experience ntabwo akenewe. Izo detail zose nizo umutoza ari gufunga imyitozo yarakozwe ku munsi w'ejo indi rakorwa kuri uyu munsi ku ikipe ya Rayon Sport umva ko Emery yagarutse ameze neza beta ameze neza udahari n'ubundi n'abakinnyi batajyanye na equipe Dirisa Kuyate ndetse na Rutayizamu Ndikumana Asman bagize ibibazo by'imvune abandi bakinnyi bose barahari umwuka ni mwiza abakinnyi bafite icyitwa motivation Ruvuyanga na bagenzi bawe ikipe ya Rayon Sport ifite icyitwa confidence bafite icyizere baranezerewe dari bahoze bambaza bati ibi bitegura tayari kubyogeza. Ndavuga ni nta kibazo icyo ni cy'abanyarwanda bifuza ni equipe yasohokeye u Rwanda nta kibazo na kimwe kuba mwakwitwara neza ni cy'abanyarwanda bo bifuza cyangwa se nicyo n'abareyo bifuza kumenya. Ubwo gahunda niyo wenda nagaruka kuri adversaire gato wamaye iminota mike. Mugarukeho nari mujya kuri Singida gaceya reka njye kuri Singida gace namwe muraza kubigarukaho. Iyi kipe eruka gukina match ya championnat n'ikipe ya KMC cyo gihe batsinda igitego kimwe ku busa igitego cya Anthony Trabi uyu musore bamwita Trabi ariko ni Anthony Trabi ariko bakarina bakavuga bati ni Trabi ni umusore muhanga cyane yatsinze igitego kimwe kibari nacyo gitandukanya match ariko kuri iyo match hari ibintu bibiri byabaye ni nayo mpamvu ari iby'ingenzi. Iyi match hari kuba baratsinze ariko umutoza agahindurana equipe mu buryo bugaragara ngira ngo mwagiye mubibona. Ikipe umutoza yarayihinduye Gamondi cyane cyane nko mwizamu nibyo enda nigeze ahindura yagaruye wa muzamu n'ubundi Obasogi warinze match y'ubushize bakina n'ikipe ya Rayon Sport ariko barahindura muri defense bavanamo uyu musore witwa Andesiril Kofi bazana Kevin Kijil amukina mu mwanya kurumva bari bagiye batunana effective bafata witwa Muklim bamusimbuza Morris Chuku uyu mugabo bafatana Gadiel Michael Kamagi aza mu kibuga simbura Nixon Kibabage bazana Jarijo Abdul bamusimbuza Maruf Chake Diomande aza mu mwanya wa Keke maze Mishano nawe aza mu mwanya wa Chama bivuga ngo muri match ya championnat barukije abakinnyi reka mumbwire Ande Kofi Sirira umwe Morris Chuku 2 Nixon Kibabage 3 Maruf Chake 4 Keke 5 ndetse na Kratos Chota Chama mwamba wa Rusaka 6. Umutoza avugaga yuko iyi match yifuza kwitsinda KMC ariko akavuga ko bari bategereje cyane gutegura match y'ikipe ya Rayon Sport ko twaravuze tuti yaba ari avantage kuri Rayon Sport kuba Singida igiye gukina match za championnat
byibuze byatuma Rayon Sport ifite igihe kinini cyo kwitegura, ariko bo bakavuga yuko nanone arandi mahirwe umutoza yagize yo gutegura abakinnyi bazatera match y'ikipe ya Rayon Sport ameze neza. Nyuma y'iyo match murabizi ko ikipe zatsinze muri Tanzania mu mikino nyafrika, Mama Samia Suluhu president w'igihugu cya Tanzania uri no kwiyamamaza amaginga ya kongera kuyobora iki gihugu, hano birashyushye cyane ku muhanda ubona ibyapa n'ibindi. Yahaye uyu mugabo yitwa Nelson Msingwa. Uyu Nelson Gerson Msingwa ni permanent secretary muri ministeri ishinzwe amakuru, umuco, sport ndetse n'ubugenge. Amuha miliyoni 5 z'amashiringi ya Tanzania bashyira ikipe yitwa Singida Black Stars. Ariko icyakurikiyeho perezida w'ikipe cyangwa se CEO w'ikipe ya Singida yitwa Jonathan Kasano, ku munsi w'ejo yakoze inama n'abakinnyi. Hari ikintu Samira yagarutse abantu bagifata minenegwe cyangwa se nibajya agaciro. Situation yababayeho bakina na Modern Future. Ngwe perezida CEO w'ikipe ya Singida Jonathan Kasano yabaganirije ngo kuri iyo ngingo iminota 50 nta kindi agarukaho. Aravuga ati burya twasebeje igihugu cya Tanzania kuba twaritwaye neza muri match ibanza, ariko match retour tukinjira muri match mbere tugatsinda igitego mbere, Future Modern ikabona ikarita itukura bakadutsinda binara abakinnyi 10. Ati byatumye abatanzania batatwizera ku buryo naho twanyuraga barakubwiraga ati Singida ishobora kuba yayikuramo. Ati si Simba sina Yanga tirakomeye. Atariko ibyo wakozwe ubushize kuri Modern Future, ati ikipe ikunda gutungurana nayo na Simba nako yo nazamu, atukabona hari urwego batarageraho nk'urwa Simba na Yanga. Ani nayo mpamvu Kasano Jonathan CEO w'ikipe ya Singida yatinze kuri iyo ngingo abaganiza abwira ati miliyoni 5 twabonye, ati dushake n'izindi dutsinde Rayon Sport, ati kuko bizabituganisha muri round ya kabiri twajya no mu matsinda, natwe dutangire twizerwe n'abanyatanzania. Icyo ni ikintu yagarutseho. Ariko icyo navuga nanone navuze ku ikipe ya Rayon Sports, nabura kubabwira ko Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ifite uyihagarariye muri delegation ya Rayon yitwa Desire Dezos, nawe mwagiye mumubona. Twabonye iyo situation hano mu gihugu cya Tanzania, yaba kuri Singida Black Stars zakira Rayon Sport, yaba no kuri Rayon Sport. Umwuka ni mwiza, ubwo ibindi byo turaza kubikurikirana mu biganiro byacu. Nejo mu kiganiro mbere yuko twinjira muri match tuzavuga amakuru azabagezweho, ubwo na match murumva ko Quantum iraturika imeze neza cyane rwose, aho ngaho bari sawa. Bita mu bicu ari hejuru cyane, ariko wihangane rwose, ejo ninkuvugisha agaswahili uzakansubiza. Oya umura nanjye natangiye gufata amasomo kuko hari abantu bari babatizedi barahi i Kigali ngomba kuzajya mbacangamo nk'abibutsa batagira ngo ibiri kuba sibibagene birabagenewe. Ntabwo none se ubu ngiye mesenyira amatsiko urimo urakora order yo kurya gute koko? Nakubeshye buriya n'amarenga wayaca. uze kureba Derisa gufashe, uze kureba Derisa gufashe ajya vuga agaswahili. Oya nanjye natangiye kukiga meze neza. Ikindi hano hari umusore yitwa Zidane, ngira ngo wa musore afashije cyane Ruvuyanga, ndetse nabonye n'abanyarwanda bahoze hano muri Sekafa abafana y'ikipe ya PL baramushimiye. Nabonye na Rayon Sport ari ibyo bamwifashishamo. Ni umuntu wakinnye umupira uba hano mu gihugu cya Tanzania, ni umuntu ushobora kuba yagira byinshi abayoboramo. Nanjye ari kumfasha, ngira ngo turari n'abandi bataramo agutembereze kabisa. Twiranja tukareba uko hano biba bimeze. Azakujyana na Kariyako, azakujyana na Kariyako. Kariyako ngomba kujyayo. Abantu bamufite urugo ntago wabura utuntu hahayo. Oya ngomba kuza nikwije nyamure. Ubwo tugushimire Nepo, tugushimire. Ubwo tuzongera kuri match day ejo utubwira no gahunda y'umunsi n'ukuntu gahunda zipanze zose. Indi nkuru ntoya muza kugarukaho hano byabaye intambara. Ikipe ya Simba kafu yateye umugongo ubujurire bwayo bwo kuba yakwakira abafana ku cyumweru bakina n'ikipe ya Gaborone United. Bayitsinze kimwe kwa Gaborone. Simba izayakira ku cyumweru, ariko confirmed ntabwo abafana bazaza muri stade baze nawe Wanja Benjamin Mukapi dafite umufana kuri Simba. Gaborone nayo iravuga ati natwe twabiprofita. Simba murabyuka ko abafana binjiye mu kibuga ubwo bakinaga n'ikipe ya Al Masry, baza no kubikora bananirwa kwihangana ubwo Berkane yabatsindiraga Zanzibar kuri ya finale ya Confederation Cup. Baciwe hamwe amande y'ibihumbi 85 by'amadolari, ariko bababwiye ati kubafana mube muretse wenda amadolari dushobora kuzareba uburyo dupunguza, ariko abafana iyi match ni muyikine nta mufana urimo. Abafana ba Simba barababaye cyane.